tuzaba tuganira mbagira inama mbabwire nta bugugu bw'amakuru mfite ibiganiro cyangwa se amakuru ariko ashobora kugira akamaro buri muntu wese, either umuntu ushaka kuza hano, umuntu utabyifuza se, cyangwa se umuntu uteganya kuhaza byamaze gucamo, uri mu nzira zo kuhaza. Abo bantu bose nkiyeranja ku buryo nshobora kujya mbagira amakuru abafitiye umumaro, ashobora kugira ikintu abafasha. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Puppets Daily Vibes. Hey guys, mufore mbazaniye iki? Inshuti zanjye tujya tuganira ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe zikambaza jya hanze utwereke ukuntu bimeze, so aho ngaho mubaho gute. Byatumye nibaza, ndavuga ariko abantu bashaka kuba bafite amatsiko. Ndatekereza nti uwashyira YouTube channel nkajya mbaha amakuru amwe namwe ngirakamaro. Guys, murabizi social media mu buzima busanzwe, social media ni ibintu umuntu ashobora gukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abo bigirira akamaro bikabafasha mu buryo runaka, hari nabo se wenda bitagirira akamaro bitewe n'uburyo babikoresheje, ariko njye ndagira ngo aka kanya tuyibyaze umusaruro. Nitwaye Nata Cyuzuzo Bitembo, abantu benshi ngeze nabanziho. Ntuye muri Canada, mfite umugabo n'umwana. Nifuje kujya mbaganiriza ku makuru y'ubuzima tubamo hano muri Canada, ariko cyane iyi TV show impamvu nayishyizeho cyangwa se impamvu nayitekereje, nakurikije ubuzima nari ndimo nkiba mu Rwanda, ubuzima nabagamo, ibyo natekerezaga, ibyo nifuzaga, amatsiko nagiraga, ndibaza nshobora gusanga ari undi muntu umeze nkanjye. Niko byo impamvu narebye uburyo ki nshobora gukora TV nkajya ncishaho ibiganiro cyangwa se amakuru ariko ashobora kugira akamaro buri muntu wese, either umuntu ushaka kuza hano, umuntu utabyifuza se, cyangwa se umuntu uteganya kuhaza byamaze gucamo, uri mu nzira zo kuhaza. Abo bantu bose nkiyeranja ku buryo nshobora kujya mbagira amakuru abafitiye umumaro, ashobora kugira ikintu abafasha. Bazo tibiteye gute rero? Ku bantu bashaka bifuza kuza hano, tuzaba tuganira mbagira inama mbabwire nta bugugu bw'amakuru mfite. Mbabwire, mbahe testimony y'uko byanjye byagenze, nkubwire aho byanyuze, nkubwire uko wabigenza, ngira icyo nkwibira kutubanga tw'ubumenyi umwe na bumwe mfite ndamu kwa applying to admission cyangwa se amaviza. Mbagira inama mwifashe mwirwaneho, wenda bizagabanyiriza abantu bamwe namwe bajya spending amafaranga menshi ku ba agent mbere yuko babaca amafaranga mbere yo kugira ngo bagire service babafasha. Nzajya mbigisha uduhinti tumwe na tumwe, tuzadusharinga screen mbafashe, mbahe amakuru mwamwe mwirwaneho mureko mwagira amahirwe yo kuza hano, kuko njye narahakunze, wenda namwe nimwagira muzahakunda. So abo ni abantu bifuza kuza ahangaha, abo nabashaka guca mu nzira nk'izo nanyuzemo, ariko hari inzira zitandukanye nzajya mbagiramo inama nkurikije inshuti zanjye tuganira zageze ahangaha. Nzajya mba mbafitiye abatumirwa babaganirize, babahe jani yabo yuko yagenze, yuko jani zabo ko zagiye zigenda kugira ngo bagere ahangaha, bababwire, agusangiza inkuru. Hari igihe umuntu akuganiriza yaguha amakuru y'ukuntu ibintu byagiye bigenda, ukumva wenda nawe uri mu mujyo nk'uwe, ku buryo utekereza ko nawe ushobora kuba uri mu murongo mwiza, ukaba wagira kuhaje, ukaba wagira motivation. Mbafitiye abatumirwa bari hano muri Canada, aho turi kumwe, abo mu bindi bihugu, ariko cyane Germany, muri Italy, muri France, na hano nizo nshuti mfite, no muri Amerika mpafitiye abantu bazajya baza batuganiriza, dukora ibiganiro online, batubwire rimwe na rimwe nshishemo, baze batuganirize, batufashe, batugire inama, baduha amakuru yabo, twumve wenda ko hari umuntu ushobora kwisanga mu mujyo nk'uwo nabo banyuzemo, bikaba byaguha imbaraga zo gukomeza. So kubera ko hari inshuti zanjye zimwe na zimwe ngiye mfite muri abo batumirwa zigiye zaraje mu buryo butandukanye, ama PNP, ama permanent resident, abaje ku mpamvu z'akazi, abaje ku mpamvu zo kwiga, abaje ku mpamvu zo gutura, abaje ku mpamvu zo gusura, ku mpamvu z'inama. Abo bose tuzatugenda tuganira, baduha ibitekerezo, batubwire amakuru, donc turebe yuko hari undi muntu ushaka gufasha cyangwa se bikagira umumaro kubifuza kuzana, kuko nzi ko byigeze kuba rimwe ari inzozi z'abantu benshi mu nshuti zanjye narinzi, wenda bataragira amahirwe ngo babigereho cyangwa se nababigezeho. So icyo ni kimwe. Kuba tifuza kuza hano rero, dushaka kuganira, tugatemberana.
wenda ushobora kuvuga uti nubwo ntifuza kujya muri Canada bitewe n'impamvu wenda z'umuryango, bitewe n'impamvu wenda zo kuba nyine numva atari inzozi zanjye, zo kuba numva ntashaka nyine ntabikunda. Hari igihe basi ushobora no kugira amatsiko ukavuga uti ariko se nubwo hari ahantu nashaka kujyayo ariko sinahatembera live, wenda ukabona nko kuza biragoye, biragufata umwanya wawe wenda bitewe no kuba uri muri bize mu kazi. So abantu dutemberana, dutemberane. Muri iryo tembera ariho handi hazajya hava na motivation kuri babantu bifuza kuza. De plus gukomeza kubona ko hana ari heza, nibwo bikongerera imbaraga n'ubushake bwo kumva ushaka kuhagera, ugashyiramo umuhate, ugashyiramo kuhaje muri kata zawe zose uri gukora kugira ngo ubashe kuhagera. Dutemberana ahantu heza hatandukanye hano muri Canada. Nzajya mbasangiza ubuzima bw'ahangaha guys. Nzajya mbasangiza ubuzima bw'ahangaha, abantu ushaka kuba bizatano babaho gute. Nyiri mu Rwanda najyaga nibaza ariko se Canada ubuzima bwabo bumeze gute, ariko se nabo ni nkuko nguko gitime ni nkingi guys. Hari n'abantu batazi yuko amasaha yacu hano muri Canada batandukanye nayo wacu mu Rwanda, ku buryo uryamye nka nijoro saa 9 ukajya kubona ko umuntu araguhamagaye. Ibyo bihita binyereka ko hari amatsiko, hari amakuru menshi abantu batazi, abantu badafite. Hari no kuntu ujya kuza hano ugasanga umuntu agiye nko kuza hano akakana barenga mvuge, ugasanga bara nk'umubyeyi nyine agupakingiye hafi no kugupakingira avoka, hafi no kugupakingira ibijumba, ko akabibaza ati wasanga hanagiye hataba ibi bintu. Guys, nzabereka ukuntu ibyo bintu byose hano bihaba n'ibyo udatekereza ko byaba hangaha. Tuzatemberana mu masoko, tugende guhaha, tugende mu masoko y'amanyafrika, tugende mu masoko ya hano, murebe ukuntu hangaha tubaho, ukuntu duhaha. Se umubyeyi uhaba ukabyara bigenda gute, ese kuki abantu bamwe na bamwe baba hangaha badakunda kubyara abana benshi? Ibyo byose n'amatsiko umuntu ashobora kugira cyangwa se ashobora kwibaza, ese kubera iki? Donc hari utuntu twinshi nabonye tw'ubuzima bwa hano butandukanye complètement n'ubw'iwacu, ku buryo mbona ari ibintu byiza ushobora kubwira umuntu wenda nk'umuntu uteganya kuzanga akazaza icyo kintu akiteguye. Si ngombwa ngo umuntu najya kuza agire challenges nzo nahuye nazo, si ngombwa ngo umuntu najya kuza azane ibyo bintu rimwe na rimwe binapfa ubusa binangirike nkuko nanjye byagenze. Izo list nzagenda nzibaha, muzagenda namwe mugira n'amakuru bitewe n'ibiganiro tuzajya tugira, bitewe n'ahantu nzajya mbatembereza nuko nzajya mbabwira mu biganiro runaka bya buri munsi. Noneho ikindi kintu rero ku bantu bajya kuza bateganya nko kuza, hari ibintu twaciyemo. Ngiye na Sheri tugera hano twarazanye tugera hano, ibintu twaciyemo ntifuza ko undi muntu wese, ntifuriza umuntu n'umwe kuba yanyuramo. Guys, ibyo bintu tuzatubiganamo mu buzima bwa buri munsi. Abantu muteganya kuza, abantu mwenda kuza muri either mu nzira zo kuza, mukore subscribe, mujye mukurikirana bino biganiro cyane, bizajya bigenda bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Kugera hano ugashaka inzu ukayibura, hari abantu baza hano atazi ngo bizagenda gute, ukumva gusa ugiye mu bintu okay ni byiza kwera ibyishimo umuntu aba afite. Hari ibintu nyine wirinda gutekereza, ariko ibyo bintu dukwiye kubitekereza tutaraza kugira ngo turebe bizagenda gute. Hano bakeneye amakuru yo kumenya ubwo buryo ushaka kugera hano, ugashaka inzu, extendinga visa yawe, ukaba wakora suspension ku ishuri wenda se bibaye ngombwa bitewe n'impamvu runaka, ukaba donc ibyo byose ni ibintu nzagenda mbafasha, mbaganirize, tuzadusharinga ama screen, twigane, tugende tumenyana ibintu runaka bishobora kugira akamaro umuntu uri mu rugendo rwo kuza hano, uwifuza kuza hano, ubiteganya ndetse n'utabiteganya muri rusange. Ikindi rero, iyi YouTube channel izagicaho vlogs. Hey, vlogs! Gusa se wapi? Izagicaho ama surprise, izagicaho ama prank, nzajya nkoresha pranks. Na surprise guys, muze twane. So ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo abantu mwese numva ko iyi YouTube channel itabagerera umumaro, mwese nabatekerejeho, inguni zose, ingeri zose nazitekerejeho. Muze tubane, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, like, mumbwire niba uzi hari umuntu wakubwiye ati Canada nza hahana hambwira uvuga ati ndashaka kujya nkanjye ndema gutembereza live, tuhatemberane kabisa, urebe uhere ijisho wishime. Niba uvuga uti hari amakuru yanaya mfite umuntu yambwiye, hari abantu bajya bohereza amascamazi bakingo Canada ngibiki, ubaze muri comment, mubwire na bagenzi banjye tubankurikirana b'inshuti zanjye baba hangaha nabo bakubwire, babe hari ikintu babikubwiraho, abandusha amakuru.
muze tubane mu buzima bwa buri munsi, twigane byinshi bitandukanye. Social media tuyibyaza umusaruro. Wenda ushobora gusanga mu biganiro tuzagirana hari nk'abangahe babyungukiyemo bakaba bagera ku nzozi zabo, abifuje kuzana nk'uko nigeze kubyifuza, ugasanga rero byaba ikintu cyiza cyafasha. So guys, don't hesitate, don't wait, gukora subscribe, share, comment, likes kugira ngo mumpe ko haje mbasha gukomeza. Ndi hano ku bwanyu. Thanks.